Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho gukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo bishobora kuba byakunda. Turi kuwa gatatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2024. Iyi ni Iris Rwanda TV nkuko nabikubwiye. Nge ndi Jambo zikaba isenga nkuzaniye byinshi bigezweho, aho tuzanye noneho wa mudamu. Ejo nibwo nakubwiye amakuru y'umudamu witwa Nyiramahirwe ushaka kuba umudepite, aho yahishuye impamvu yateze moto agiye gutanga kandidatire ye. Ejo niyo nkuru iri gutrendinga hirya no hino hatandukanye mu gihugu, abantu bavuga bati ariko se uyu mudamu we wagwana, bavuga bati umudamu agiye gutanga kandidatire ateze moto, yatega akamodoka bite? Ariko se ukibaza, byose nibyo yaje kuba atangaza. Aravuga ati njye hari impamvu nateze moto. Iyo niyo mpamvu rero ugiye kuba ukurikirana muri aya makuru. Nyiramahirwe Jeanne d'Arc, umwarimukazi muri groupe scolaire Butete mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera, wagiye gutanga kandidatire yo kwiyamamaza mu mwanya w'ubudepite ateze moto. Yavuze ko ari bwo bushobozi bwe ariko ntatsinda ngo azatega ivatiri. Yavuze ko ikibazo cy'ubukene cyangwa se cy'ubushobozi, reka nere kuvuga ubukene kuko umuntu utega moto si uko aba ari umukene, ntabwo ari uko aba ari umukene, ahubwo nyine ni uko aba ari bwo bushobozi. Yavuze ati umunsi natsinze nzatega ivatiri. Yitwa Nyiramahirwe Jeanne d'Arc, ni umwarimukazi muri groupe scolaire Butete mu murenge wa Cyanika. Nyemerera rero mbere yuko tumwumva, mbere yuko tugira byinshi twumva kuri we, nyemerera mbanze ngusabe gukora subscribe ndetse kandi wibuke gufungura notification niba warakoze subscribe, kugira ngo ujye uba uwa mbere mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nitwa Jambo zikaba isenga nkwa ikaze ku buryo burambuye, aho ngiye kukubwira byinshi bitandukanye. Uyu mugore Nyiramahirwe Jeanne d'Arc, umwarimukazi muri groupe scolaire Butete mu murenge wa Cyanika akarere ka Burera, wagiye gutanga kandidatire yo kwiyamamariza umwanya w'ubudepite ateze moto, dore ko nyine yavuze ko ari bwo bushobozi bwe ariko ntatsinda ngo azatega ivatiri. Uyu mugore amafoto ye akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, yicaye kuri moto ahetse n'umwana. Yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko kuba yateze moto ubwo yari yerekeje kuri NEC byajyanye n'ubushobozi bwe kandi ko bitari umwanya wo kwiyerekana uko atari. Ati nanone none nari gutega iki kandi deparasoma nari nshoboye ni moto, ni amafaranga yo gutega ivatiri nari mfite, kandi ntabwo byari ngombwa gukodesha ivatiri ngiye kudepoza aho. Nyine nintsinda iyo vatiri nzayikodesha ingeze mu rugo. Uyu mugore yavuze ko mu gihe azaba atowe azafatanya n'abandi gukomeza ubukangurambaga mu gufasha abaturage kugenda neza mu murongo w'iterambere igihugu kibifuriza, no kubakorera ubuvugizi bugamije gukemura ibibazo byabo. Mu gusoza ikiganiro yagize ati mu rugendo nakoze ndashimira NEC, bakira umuntu uko ari bakamusobanurira ibikwiye n'ibisabwa batitaye ku cyo ari cyo, bakareba ko icyo bagusabye niba byuzuye byaba bikwiye bakabyakira, byaba bidakwiye bakakugira inama yo kubishaka. Icyo rwose nashimira NEC ni uko nyine badufashe neza. Uyu mugore yavuze ko ibyangombwa byose NEC isaba yasanze abyujuje, ubwo ni ugutegereza niba azasohoka mu bakandida bemerewe kwiyamamaza. Ngahe nguko uyu mudamu ati rwose ndashimira NEC, ndashimira abantu bose. Uyu mudamu ngira ngo niba mwarakurikiranye amakuru yanjye ku munsi w'ejo, ngira ngo ni inkuru nari nabagejejeho, ndimo ndayishaka kugira ngo mbabwire byinshi kuri uyu mudamu. Ni umudamu nyine wo mu karere ka Burera w'umwarimu, ni umwarimu muri segonderi, aho yigisha kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatandatu imibare ndetse n'ikoranabuhanga cyangwa se mathematics and ICT. Urumva ko ari n'umugore w'umuhanga, kuko ayo ni amasomo ubundi yiga abahanga, akigisha abahanga. Ni isomo riba ritoroshye, ni isomo riba rikomeye nyine, mathematics and ICT cyangwa se computer science. Uyu mudamu ni uwo mu karere ka Burera nk'uko nyine nari ndi kubikubwira, akaba ari umwarimu. Yatangaje abantu benshi ahantu akorera, abarimu bagenzi be, diregiteri we, abantu bose bo muri kariya gace mu karere ka Burera, bose barumiwe baravuga bati se ni gute umuntu nk'uyu nguyu tutatekerezaga yigiriye icyizere, nyamaze hari bamwe
bananiwe kwigirira icyizere. Uyu mudamu rero mu byo yatangaje ejo, yatangaje ko yiteguye gukora ibishoboka byose ndetse rwose ngo yitegura gufatanya na Perezida Paul Kagame mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, bakacyubaka neza rwose, ngo yiteguye gukora ibyo abaturage bazaba bamusaba, cyane ko ngo naramuka atowe atowe n'abaturage, ngo agomba kuba akora ibishoboka byose akitwara neza ndetse agafatanya n'abaturage kubaka sosiyete nyarwanda. Ngahe nguko reka aya makuru nyasoreze ku nkuru ivugwa mu karere ka Rubavu, aho muri aka karere ba gitifu babiri batawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe n'uw'akagari ka Ryabizige mu karere ka Rubavu, bakurikiranyweho icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru yerekeye jenoside n'ubufatanyacyaha muri icyo cyaha. Kuwa 21 Gicurasi 2024 nibwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe yatawe muri yombi, ndetse bombi bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kanama, mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa ngo yoherezwe ubushinjacyaha. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ryabizige mu karere ka Rubavu akurikiranyweho guhishira umubiri w'uwazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ibyaje kurangira uwo mubiri uburiwe irengero. Ni mu gihe amakuru yawo yari yaramenyekanye kuwa 5 Mata 2024 ubwo hubakwaga igipangu cy'umuturage uboneka ahacukurwaga umusingi w'inzu mu mudugudu wa Museni uri mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu. Amakuru amaze kumenyekana yahise amenyeshwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe. Uyu we akurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside, kuko nyuma yo kubura k'uwo mubiri yahishiriye umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ryabizige uhamwe n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru yerekeye jenoside, ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 9 n'ihazabu y'amafaranga 500,000 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe umufatanyacyaha muri icyo cyaha ahanwa nk'uwakoze icyo cyaha. RIB yatangaje ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside, ndetse n'uhishira ahari imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uru rwego rwibukije abantu kujya batanga amakuru aho baba bazi hakiri imibiri y'abazize jenoside hose kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ngahe nguko ni mu karere ka Rubavu, abayobozi babiri, umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, aba bose bakaba bakurikiweho ibi byaha, ndetse nyine igihe byaba bibahamwa nk'uko nabikubwiye, bagomba kuba bafungwa nyine igifungo cy'imyaka 7 cyangwa imyaka 9 n'ihazabu y'amafaranga 500,000 ariko kandi atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ngahe nguko amakuru abagezweho hirya no hino hatandukanye, twebwe tuba duhari kugira ngo tukumenyeshe byinshi bitandukanye. Ni trending show, ibi bintu byose biba biri gutrendinga ariko tukibanda kuri ya makuru aba ari special, aba yihariye, amakuru utasanga ahandi. Niba hari ahandi hantu wigeze wumva amakuru nk'aya ngaya kuri YouTube channel, nyandikira muri comment umbwire ngo ndahazi, hanyuma usige nimero yawe, ubwo ibindi ndabikurikirana. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, nizere ko amaze gukora subscribe kuri YouTube channel iri kuzamuka cyane kurenza izindi zose hano mu Rwanda, Iris Rwanda TV. Ndagushimiye cyane.